ngo uyu munsi ni gahunda mfite free time akiri ngo nako kaba kamaranye iminsi. Let's come together to heal this world. No need for dollar to heal this world. Love and humanity, hello. Just give a helping hand, hello. Yes, reka tubahe ikaze rero bakurikiye Hirya Universe TV nkuko bisanzwe tubagira hirya no hino hatandukanye. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umusore wacu muramubona cyane ku Madrid. Hajya bazita dread. Izi ntabwo ari dreadlocks, no umusatsi wanjye gusa ni indi fashion nshaka kwereka abanyarwanda, nshaka kubaronkingira urubyiruko urabizi ko rumenyereyeho kuruzanira utuntu dushyashya nka fashion killer. Reka rero tumuhe ikaze tubabwira bari hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Burayi, mu bihugu bitandukanye, muri Afrika, by'umwihariko mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, by'umwihariko i Kigali. Reka tubahe ikaze ubundi aza tuganirire. Yes, bamwita Calabash Boy. Calabash Boy tuguhaye ikaze kuri Hirya Universe TV. Thank you so much. I appreciate a lot. Nanjye ndabishimira kuba mu ikaze kuri Hirya Universe TV. Yenda ikirenzeho sinzi niba nasuhuza abafana banjye mu buryo bwanjye. Kubera ko baba banankumbuye. Byose biremewe. Ngo uyu munsi ni gahunda mfite free time. Akiri ngo nako kaba kamaranye iminsi. Iyi niyo time nziza dukine n'agasharagwa mu ndumva meze neza. Erega ndafata my baby calm down tubiuze all night cause I like it when you dance 1 2 in the fashion killer. Calabash. Yes, uyu ni Calabash rero mwamwumvishe kwamanuka muri rya jwi ridajya rihinduka cyane. Ntahinduka. Ariko ngira ngo muramubona yambaye ari kuri drip zivuza ubuhuha aramena cyane byatari. Ewana, ariko udusatsi uriho tumeze nka coronavirus. Urumva tujyana n'ibihe corona nigezweho ubu ni hitinga kurusha abasani bose so urumva ko manayikozemo na fashion corona. Fashion corona ni fashion corona. Corona fashion. Yes. Ni ukuvuga ngo nge n'ubwa mbere mbashije kubibona. Ese ni inspiration, ni art, ni nde wabihimbye ibintu? Ni wowe wabihimbye cyangwa? Ni fashion mba natekereje nkayihimba nkamagara umu designer wanjye akayishiraho. No kuvuga ngo ubuse mbona dufite wenda nk'ukuntu ushobora kubuzi n'umubare watwe unitungaye. Ni 16 turarengara. Crazy man. Ni 16 ndumva tutarenga cyangwa gishobora no kuba turenga. Yes. None se niba ari 16 urumva no umubare wenda ushobora kuba warapanzwe bati ndashaka utuntu 16 bivuga iki 13 kuri wowe? Urumva ntago mba narabishatse ahubwo niwo mubare umusatsi wanjye nkufashe byahise bigwa. Mwana. Ubwo 13 bifite icyo bivuze mu buzima. Kwa kundi abantu bajya bavuga ngo umubare harya niwa umubare uhora ureba wareba muri telefone ni Satan ubyita ngo iki wowe sinzi. Jewe ariko akenshi cyane nkunda kureba umubare wa 19 ariko buri muntu wese agira umubare akunda kureba kenshi cyane nk'iyo urebye ku kintu ugasanga n'uwo mubare. Ujye ugukurira amahirwe. Most of times mba numva abamarayika banje bari kuvugana nanjye. Man. Abamarayika bawe. Man. Ni ukuvuga ngo 19. Satani na 19. Nuko bimeze. Wakwicara mu modoka urimo kujya nk'irwamagana ugakanga kugeze kuri 19. Biraterwa ariko ntabwo ibona buri kanya biza bitunguranye. So buri muntu wese nyine ariko ni philosophy ni biterwa n'imyumvire yawe. Yes. Wenda mwita Calabash Boy. Mwana. aka SINTEX. Yes. Kabera Mazimpaka. Ni yose. Wenda hari abantu bakubona genda SINTEX. Wenda tuvuge ubwiye nk'umuntu utakuzi wamwibwira gute SINTEX ni muntu ki? SINTEX cyambere ni umuntu umuntu ugira ubumuntu ugira urukundo ku isi nkunda isi nkunda n'ubuzima ikindi cyanyuma
nkaba n'umuhanzi w'ibihe byose. Ufite icyizere kuzamara imyaka 150 urimo kuririmba? Ni mpaka ku kabando ubundi ngomba kuba ndi kubasavinga. Because True that my brother. Man. Yes. Wenda urambwira uti ni mpaka ku kabando. Ese wenda SINTEX ntago nzi ese umuziki warawize cyangwa washidutse tubyizana? Umuziki wanjye ntabwo ari umwiganano, kubera ko akenshi cyane ntabwo nkora umuziki bitewe nuko nabonye runaka. Ngendera kuri ritime yanjye, nkagendera kuri pace yanjye. Umuziki wanjye ni ibyiyumvira Imana yampaye. So nukuvuga ngo nanjye nabonye binzamo kuba mbasha kuririmba uko ndirimba, ariko akenshi cyane umuziki wanjye ni nkukoresha nk'uburyo bwo kuba natanga ibindimo muri ngewe kugira ngo mbisangize abatuye isi. Yego. Urumva urambwira uti ungi umuziki wanjye ntago ari umwiganano, si nuwo nize. Ese iyi mpano haba hari ahandi hantu yikura muri famille ku buryo wavuga uti wenda basogokuru bararimbaga, wasanga muri abantu bavuza imiduri, bavuza hasanga harimo basogokuru bawe? Urumva papa wanjye already nawe afite ahantu ahuriye na music. Kuko urumva papa wanjye abanje kuririmba, yakoze ibintu byinshi cyane. Araza aba DJ, araza abasobanurira filime, icyo gihe yitwa Master Jake, murabizi. Ahanini umuryango mvukamo ibintu bya art ni ibintu byacu, nuko ngiye nafashe umuziki, ariko hari n'abandi inyuma nk'abashiki banjye nabo bararirimba. Urumva umuvandimwe wanjye nawe ari muri art, nawe akina iby'urwenya. N'undi muvandimwe nawe araririmba, ararapa. So umuziki ni ibintu ndumva ari nk'ibintu yenda byagiye binkuriramo bitewe nuko mbana amaraso aba ari ayo ngayo, kuko na papa nawe yakoraga umuziki. Wenda urambwira uti mfite n'abavandimwe baririmba. Ufite abavandimwe baririmba? Abo bitwa bana? Lorena ni umukobwa uri kuzamuka, kandi nawe araririmba. Akenshi cyane niba mwaragiye mubona ibitaramo byanjye biri live, umukobwa tujya gusumba kinga ni sister wanjye. Mfite n'umuvandimwe witwa Efo, nawe ni umuraperi. Efo? Man. Nuvuga ngo ni famille y'ubuhanzi n'ubugeni byose cyane kabisa. Wenda SINTEX twakubaza, ufite indirimbo nyinshi zitandukanye. Ese utangira kuririmba watangiriye ku ndirimbo yitwa nguki? Nangira kuririmba indirimbo natangiriyeho yamenyekanye ni YY. Ariko ntago ari YY, kuko nabanje gukora iyitwa nta by'ubuntu. Akenshi cyane bamwe barayumvise nyine bakumva ko yenda ari abandi bahanzi, ariko icyo gihe ntago nayikoze amashusho, ariko yari indirimbo yanjye gusa. YY ni nkaho ariyo ndirimbo nakoze ikamenyekana cyane ku buryo bahise bamenya SINTEX. Nyuma nza no kubakoma, nasohokanye n'abajama twifunze ku magaci ku majings. Wenda urumva watangiye icyo gihe uravuga uti ngewe ntangiye gusohora imiziki, ariko wambwiye ngo nta by'ubuntu ntago yigeze ikorerwa amashusho. Nta nubwo ugeze unabigerageza? Ntabwo nabigerageje kubera ko urumva umusani wese agira urugendo. Ntabwo ari amahirwe ya buri muririmbyi wese ko ahita agira amahirwe yo gukora amashusho y'indirimbo. So urumva nta by'ubuntu yaramenyekanye kubera imbaraga yari ifite n'uburyo ari nziza. Umuntu utarayibonye yajya kuyireba, ndumva kuri internet iriho nta by'ubuntu by SINTEX. So urumva ni indirimbo yamenyekanye, ariko ntabwo nari mfite uburyo bwo kuyikorera amashusho. Ese hari mu mwaka wa ryari icyo gihe? Hari muri 2018 mu ntangiriro. Bivuze ngo 2018 nibwo watangiye umuziki? Apwana. Umuziki nawe utangiye 2012. Usohora iyihe ndirimbo ya mbere uvuga ati ngiye nagiye muri studio bwa mbere, iyi ndirimbo niyo nashyize muri studio bwa mbere? Iyo ndirimbo yari Imana, yitwaga I don't care. Waturimbiyeho gato nibura tukumva ahantu SINTEX yaturutse. Actually iyo ndirimbo kabisa nukuvuga ngo ni indirimbo ikintu intangazaho nuko iyo yumvise uba wumva atari indirimbo y'umuntu ugitangira.
My soul is hurt, pain. Take my burdens, show me friendship, salvation. Come on, I love you so much. I don't want you, Lord, to step back from my life. Everything you say, Lord, I will do, 'cause I really, really love you much. I don't want you, Lord, to step back from my life. Everything you say, Lord, I will do, 'cause I really, really love you much. Yeah. ese urumva wari utangiye neza utangira muri gospel Yeah, man. byagenze bite kugira ngo uvemo Byose wahise utagakiza oya ntago nataye agakiza kuko nkunda n'Imana cyane, ariko nizerera muri destiny sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda, ni nka igeno you know. Ntabwo warwanya destiny, ntabwo kuba ndirimba indirimbo zitari iz'Imana bisobanuye ko ntari gukorera Imana. Kuko hari abantu benshi cyane bumva indirimbo zanjye zikabafasha kurusha uko yakumva indirimbo y'Imana, ugasanga iramufashije mu buzima busanzwe, kandi ubuzima bwose tubuhuriyeho nk'abantu, kandi umuntu yaremwe n'Imana, you know. So akenshi cyane ushobora gusanga umugambi wanjye ari uwo gukorera Imana, ariko apana mu izina ry'Imana, ariko mu buzima bw'umunezero w'uko abantu iyo banezerewe n'Imana yishima. Yego. Yeah, man. Urabizi mu buzima busanzwe umuntu akora umuziki, sibyo? Ariko ugasanga abantu bamwe bagira management cyangwa se abandi ntibayigire. Ese nuvuga ngo wigeze ugira management kuva watangira umuziki kugeza uyu munsi? Yego. Nagize management ya Arthur Nation. Urabizi ko Arthur Nation twakoranye nayo kuva mu itangiriro ryanjye. Duhuriyemo n'umuvandimwe wanjye Nkusi Arthur. Ndumva kugeza na kino gihe niyo management ndimo, ariko hari ibindi nanone ndi gutegura, kuko urumva umuhanzi nanone ava ku rwego akajya no ku rundi bitewe n'uburyo aba arimo arateguramo ibintu bye, n'ukuntu igihe kiba kiri gucyaho, n'ukuntu amahirwe agenda ahindagurika. Yeah, man. Yes. Wenda reka tube tugiye hanze y'umuziki gato mbere yuko nza kukubaza dusoza. SINTEX ni kintu wibuka muri struggle z'ubuzima uvuga uti ewan iki kintu nagishyize ku ruhande ndavuga nta ndaruhutse ni giki? Ikintu se yenda cyambayeho kikaba ukavuga nkaba narakirenze uyu munsi kurenga. Ndashima Imana. Mu buzima busanzwe abantu bose, buri muntu wese agira challenges, you know. So nanjye nagize challenge, ariko challenge nibuka jewe nagize yambayeho cyane nuko menya future yanjye, gutekereza kwejo hanjye hazaza, you know. Kubera ko ngewe naretse ibyo nakoraga, naretse gukomeza ishuri cyane no gukora ibindi bintu yenda numvaga ntari gukora, nko kwiga nkaba umuganga, you know. So urumva nafashe inzira ya music, nge ndavuga ngiye gukurikira music, ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi yuko music so many times ibiri about chance, amahirwe. Na amahirwe, cause nakomeje uko time yagendaga nakomezaga guhura n'abahanzi bagenzi banjye, ugasanga abayeho nabi, you know, kandi afite impano, ugasanga abayeho nabi. Rero icyo kintu nyine kigatuma ntekereza, byatumye ngira ubwoba, ndavuga ni wasanga nanjye narayobye, ariko nyine nkuko abantu baba batari bamwe, nkuko ndashobora kugira ubwanwa undi ntabugire, you know. So rero icyo nabonye nuko namaze kurenga urwego rwo kuba umuhanzi uri failure, kuko urumva namaze kwamamara mu gihugu cyanjye, nugwani igisigaye ibikomeye narabikoze, hasigaye ibindi, ariko ibikomeye narabirenze. Urumva nugwani narenze cyagiye cyo kureba ejo hanjye ngo ngahangayika, kubera ko I thank God that I'm now a successful artist. Nshobora mpura n'umuntu akanyizereramo
buriya umuhanzi guhura n'umushoramari akamushoramo amafaranga ni ukuvuga ngo uwo muhanzi aba yizewe so ruriya rwego nararurenze rwasigaye inyuma. Right now I'm a successful artist, nicyo kintu navuga. Yes, SINTEX rero aka Calabash Boy, wenda mu buzima busanzwe ubaho nk'abandi basore iki tubwire ugira umukunzi cyangwa se kuko ntago tujya tumenya amakuru yawe, tubona uhita gusa ariko ntitumenya ngo bimeze bite. Ubwo niwo utayamenya. Urayambwira nyine. Jewe niyo mbyutse mu gitondo nkagenda muri street abantu bahita babipostinga ngo dore ngo SINTEX ngo dore. Amakuru yanjye abanyarwanda baba bayazi cyane kurenza nuko sometimes jewe nyamenya ahubwo nkabona nangezeho nkavuga nayo utari witaye uko exactly man. Ntago ariko nsubije warumbaje niba mfite umukunzi. Yego umukunzi ndamufite. Yego uko tutajya tumubona ari mwibanga. aho uyu mukunzi arahari. Urumva ntago nageza kino gihe nafite mubwire ngo wowe usa gutya umeze gutya sinshaka kumbwira izina ndagukunda bivuge wowe unkunda ufite benshi wowe unkunda ndagukunda wowe wowe w'inzobe muremure mugufi cyangwa se w'igikara wowe imenye ko ari wowe unkunda ndagukunda. Arabizi ubwo bakunda bose kuko bashobora kuba ari benshi. Ariko ibyo ni ibitekerezo byawe ni n'amagambo yawe ntago ari ayanjye. Yes. Wenda reka twikomereze. Ese SINTEX mu buzima burya hari ibintu umuntu abamo mu bwana akavuga uti ebana ibi bintu narabikoze ariko uyu munsi iyo mbyibutse ndiseka. Ako kantu waba warakoze mu buzima uyu munsi wibuka ukavuga uti mu bwana ni kuri. I know. Actually buriya ibintu dukora mu bwana tubaye dushobora kongera kubikora twanezerwa n'ubuzima, ariko uko ugenda ukura ntabwo uba ukibasha kubikora. Sometime iyo ufite roho itari yo kwishima cyane birakunanira, nk'uko usanga buriya umuntu witwara nk'umwana aba yishimye cyane kurenza umuntu witwara nk'umuntu mukuru cyane uri so serious. Yajewe ikintu nibuka nakoze kikanshimisha ni kwidumbaguza. Urumva hari ahantu twajyaga kwidumbaguza kuko twabaga Kacyiru, rero twaramanukaga tugacika mu rugo tukajya Kimicanga. Icyo gihe habagaho Kimicanga mu gishanga kanaruba amafi tukajya kwidumbaguza n'abandi bantu. Iyo mbyibutse nyine nk'ibyo bintu like uba wumva nyine ari story nziza ariko utakora nyine. Wenda uravuze uti twaridumbaguzaga utuntu tuba kubana bisanzwe ariko hari utuntu tuba turi fani umuntu we aba yihereranye uvuga ati aka kantu mbona numva iyo mbyibutse ukumva urisetse ako ngako. Numva narakoze utuntu twinshi. Urumva twagiye mu mafilime kureba amafilime, nakoze utuntu twinshi cyane pe. Gusa ntago nakubwira ngo nakangaka cyangwa se ngo nibuke kari akangaka. Gusa ikintu nibukaga nk'umwana, buri umwana yibagirwa vuba, ashobora kujya ahantu yahabona ikintu kimuryohera akaba yasuzugura umubyeyi atari uko yabishatse. Urumva so akaba like urumva ari nk'igihe wajyaga nk'ahantu urumva nk'abaturanyi ugasanga hari nk'umuturanyi umwe ufite televiziyo nini kurusha iyanyu. Urumva so mwajyayo nyine ugasanga b'abaturanyi barabwira ngo ngo muramanza ngo mujye koga ngo ibirenge ngiki like kandi ugasanga umwana uri kubikubwira. Urumva we ibirenge biranduye ntabwo yakarabye nicyo kintu mba nibuka yenda kindi mu buto bwanjye. Wenda reka dusa nk'abakomeza nkibariza umuziki wo turawugarukamo muri no minsi ya corona ngira ngo nayo uri mu Rwanda kwanza yari iri ku isi yose no mu Rwanda gusa. Ese ubona ubuzima bwawe mbere ya corona donc uko winjizaga mbere n'uyu munsi tubwire byigeze bikwaffecta ibibazo byabaye? Urumva mbere byaranyafexe ariko
ntabwo navuga ko kuko byaranyafekise ariko mpita mpindura imikorere nahise mpindura imikorere so urumva ko nahise mbona ubundi buryo bundi nakora muri ino season ya corona aho ninjirizaga mbere ntago ariho ndi kwinjiriza ubu ngubu ni ukuvuga ni nahise gewe mfata indi plan B ariko mu by'ukuri ibihe bya corona byafekise abantu benshi cyane kuko hari n'abandi bashoye ariko ntibagaruze so bamwe nanone bakabura n'icyo bashora so urumva twese byagiye bitwafekita ariko gihe icyo navuga nuko Imana yamfashije ikampa amahirwe nkabona n'ubundi buryo bwo kwinjiza wenda niba atari ibanga tubwire wabikoze ute kugira ngo ukomeze enjoying umuziki unakwinjirize mu gihe abandi hari abantu bibagiranye ubu bashonje kubera corona abahanzi bagenzi bawe barahari wowe wabigenje ute urumva iryo ni ibanga ry'akazi barize kubakopeza ni ibanga ry'akazi urumva nshobora kubakopeza nkahita ugasanga umwe yenda nyizereramo cyane agahita reka ide ye akaza gufata iyanjye kandi ye yari kumuhira cyane ntacyo bitwaye nyapona yes tugusanze rero aha mu isubyo mu isubyo gusaze isubyo gusa isubyo art isubyo ni urugo rwa art ariko rwitwa isubyo right yes wenda tugusanze hano ese uba watembereye nawe uri umwartiste se ujya ugerageza gushushanya cyangwa waje kugira gute mu by'ukuri ahanini cyane ngiye ubuzima bwanjye buguma buri muri music kuko ni artist ariko art uburyo bwanjye bwa art 70% ni mu buryo bwa music so hari bagenzi banyamanje guhura nabo hari ibyo tuba turi gupanga turi guplaninga so